hari ikintu rero abantu benshi bagenda batandukanye, benshi babivuga ko ku rwego Kenisoro yari amaje kugeraho ruhagije ku isoko nyarwanda pe, ndetse koko atarakenewe umufasha kuguma kuri uru rwego, kandi bamenye ko 1.55 AM yamusinyishije. Abantu benshi ntago babashije kubyishimira bitewe nuko babonaga ko Kenisoro ni umwe mu bantu bihagije, Kenisoro ni umwe mu bantu bafite ubushobozi bwo kuba bakomeza kuguma ku rwego rw'isoko nyarwanda mu bijyanye n'imyidagaduro. Kenisoro tumuzi mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye hano iwacu mu Rwanda, ariko abasesenguzi b'imyidagaduro ikintu mbakundira ntibajya bahisha cyangwa se ngo bavuge ibindi bintu. Reka nongere mbahe ikaze kandi nkomeze no kubifuriza ibihe byiza, igitondo cyiza abantu mwese mukurikirana AD Group. Nkomeza gushimira abantu mwese mukomeje kutwereka ko mubanye natwe 5 kuri 5. Subscribers mwarayikoze rwose, turabashimira. Aho bigeze uyu munsi wa none ni heza cyane. Nkomeje gushimira rero equipe ngari dufatanya kugira ngo ikiganiro runaka kibagereho. Nkomeza gushimira umuhungu wanjye uri gukora ku buhanga bw'ibyuma mu bijyanye na recording. Ndakomeza gushimira aba editor banjye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Nitwa rero Iradukunda Junior Kevin, twagarutse tugarukanye ibishyashya ndetse n'amakuru mashyashya ari kugenda avugwa mu myidagaduro. Imyidagaduro nyarwanda hano irimo iragenda itera izindi ntambwe bitewe nuko mu muziki cyane cyane niho turi kubona impinduka nyinshi, bitewe nuko umunsi ku munsi haba hari amakuru yahindutse, hari ibyavuzwe, hari ibyakozwe, ndetse hari n'ibiteganywa gukorwa biri gushyirwa hanze. Uyu rero yitwa Kenisoro. Kenisoro ni umwe mu bantu bamaze iminsi muri no industry yacu ya music. Ni bamwe mu bantu b'ibyamamare bakomeye tuzi hano iwacu, twagiye tubamenya mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Kenisoro mu minsi yatambutse twamwumvishe nk'umwe mu bantu bashyize mu mago umwana, cyangwa se yabashije kuba yatera intambwe yo gushaka kubaka urugo n'umukunzi we, barabihamya mu murenge, ndetse n'ibindi bikaba bigikomeza. Byanga bikunda ni intambwe nziza cyane ishimishije. Kenisoro rero aherutse gutangaza ko yasinye muri 1.55 AM ya Coach Gaël na bagenzi be barimo nka Bruce Melody, abandi harimo n'abandi bantu benshi cyane bagiye bafatanya na Coach Gaël muri iyi nzu itunganya imiziki ndetse ikanareberera abahanzi. Hari amakuru avuga ko uyu muhanzi yasinye nyamara yari ari mu muryango usohoka u Rwanda yerekeza kujya kwiturira imahanga. Kenisoro mbere yuko aza gusinya muri 1.55 AM yari afite imwe muri gahunda yo gusohoka akigira kwibera hanze we n'umugore we cyangwa se umufasha we, igihugu tutazi, igihugu kitazi inyuma. Iki cyihishe inyuma kuba Kenisoro yaremeye gusinya muri 1.55 AM, ubundi yari yarateganyije ko agiye kwisohokera. Ese niki cyatumye Kenisoro yemera kuba yaguma hano iwacu mu Rwanda kugira ngo akorane n'iyi nzu? Nicyo kintu tugiye kureba muri iki kiganiro. Ndagira ngo uze gukanda like, subscribe ndetse na comment, even na share nubishaka kuyikora, bitewe nuko ikiganiro kiraba cyakuryoheye. Ku itariki rero 21 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2024, umuhanzi Rudasangwa Norbert wamamaye nka Kenisoro yasinye amasezerano yo kwinjira muri 1.55 AM ya Coach Gaël Kalomba, Bruce Melody, Mike Nshuti, Medbeat batakivuga rumwe kuri ubu wibereye mu Bwongereza. Uyu muhanzi nibwo rero yasinyaga amasezerano kuri itariki 21 yemera ko agiye gufatanya na 1.55 AM mu rugendo rw'umuziki we, mu rugendo rwo gushakisha iterambere rya Kenisoro mu bijyanye n'umuziki. Kenisoro ubwa kabiri arabakoranye n'uwitwa Bruce Melody. Munabyibuka ko bakoranye mu gihe kinini cyane, bakoranye muri groupe yabo yitwaga Igitangaza, yari irimo Bruce Melody ndetse harimo n'uwo bita Juno Kizgenza. Bakoranye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, murabizi hari indirimbo yitwa Igitangaza bakoranye, hari indirimbo yitwa Ikinyafu banamenyekanyemo cyane. Bose aba bantu barakoranye cyane bihagije, wenda bishobora kuzaba ari iyindi ntambwe nziza cyane Bruce Melody yongera gukorana na Kenisoro, noneho ahantu heza, mu nzu irimo amafaranga, mu nzu ibareberera umunsi ku munsi. Ariko se Kenisoro ni byiza kuri we cyangwa se byashimishije abantu benshi kuba yarasinye muri 1.55 AM, kuba agiye gukorana nayo? Ibi bintu nawe wakabyibaza impamvu ifite abahanzi bakomeye nka Bruce Melody, Roskana. Ese Kenisoro muri iyi nzu aje gukoramo iki? Ese kuri we ni
positive impact cyangwa se ni negative impact? Ibi bintu nibyo kintu tugiye kureba. Yeah, rero Kenisoro yagiye akora amahiti menshi agiye akomeye hano iwacu mu Rwanda. Tumuzi nko mu ndirimbo You and I, tukamumenya mu ndirimbo yitwa Agafaya, tukamumenya mu ndirimbo yitwa Umurego. Izi ni zimwe mu ndirimbo Kenisoro zabashije kubaka izina rye. Uyu munsi wa none muri 1.55 AM barakora iyihe ndirimbo iri buze gusimbura izi ndirimbo? Barakora iyihe hiti iri buze gusimbura hiti zose Kenisoro ashobora kuba yarakoze ubwe ku giti cye, ubwo nta management yari afite? Icyakora kuva byatangazwa ko uyu muhanzi Norbert yinjiye muri 1.55 AM, iyi nkuru yasamiwe hejuru na benshi bakunda uno muhanzi cyangwa se n'abantu benshi bishimira imyidagaduro, bahuriza hamwe kwibaza niba uyu musore yarakenewe kwinjira muri iyi nzu ifasha abahanzi nka Bruce Melody, Element ndetse na Roskana. Nawe ushobora kubitekereza, ushobora gutekereza ese ku izina rikomeye cyane uno muhanzi tumuziho hano iwacu mu Rwanda, Kenisoro. Kenisoro nta muntu utamuzi. Kenisoro hit yarayubatse. Ese byari bigakwiye ko Kenisoro yari gusinya muri 1.55 AM? Abasesenguzi cyane b'imyidagaduro nibo bantu hano hantu tuba dukeneye kugira ngo batwereke neza koko niba ibi bintu byari ngombwa nka Kenisoro. Ese 1.55 AM iramarira iki Kenisoro ku izina rye n'ubundi yari yaramaje kuryubaka hano iwacu? Ese Kenisoro barashaka kumwambutsa imipaka none hakaba international? Ese Kenisoro barashaka kumukorera hit song zikomeye zizakuraho Agafaya, zizakuraho Umurego, zizakuraho ikinyafakuranye na Bruce Melody bari mu gitangaza? Ibi bintu ni ibintu byinshi byo kwibazaho. Hari ikintu rero abantu benshi bagenda batandukanya, benshi babivuga ko ku rwego Kenisoro yaramaje kugeraho ruhagije ku isoko nyarwanda pe, ndetse koko atarakenewe umufasha kuguma kuri uru rwego. Kandi bamenye ko 1.55 AM yamusinyishije. Abantu benshi ntago babashije kubyishimira bitewe nuko babonaga ko Kenisoro numwe mu bantu bihagije. Kenisoro numwe mu bantu bafite ubushobozi bwo kuba bakomeza kuguma ku rwego rw'isoko nyarwanda mu bijyanye n'imyidagaduro. Kenisoro tumuzi mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye hano iwacu mu Rwanda. Ariko abasesenguzi b'imyidagaduro ikintu mbakundira ntibajya bahisha cyangwa se ngo bavuge ibindi bintu. Hano haranditse ngo, iki ni ikinyamakuru cy'inyarwanda cyanditse ngo simvuze ko atabikora, ahubwo azabikora nyuma ya Bruce Melody, kandi nawe urabona ko bitaramukundira. Rero ntago baba barashoye amafaranga angana kuriya muri ziriya ndirimbo za Bruce Melody amaje gukorana na Eddy Kenzo, Harmonize, Bahati, bakongeraho ndetse na Shaggy ngo bazahindure inzira ataragera. Birumvikana niba 1.55 AM yarafashije Bruce Melody ikaba iri gushaka kumwambutsa ikamukura ku isoko nyarwanda ikamugeza ku isoko riri international, ni umuhanzi Bruce Melody ubwe na 1.55 AM bari gukora iki kintu. Bashoye amafaranga menshi ahagije kugira ngo Bruce Melody abe yaba international, ariko sinibaza ko Kigali afite amafaranga angana iki yo gukomeza kugenda shona muri aba bantu, bitewe nuko Bruce Melody we ntago bizirajya. Ntago turabona Bruce Melody ari umuhanzi uri international, ntago turabona Bruce Melody ari umuhanzi wamaje gutera imbere muri Afrika cyangwa se hanze ya Afrika. Ntago turabona Bruce Melody amahiti song agiye akomeye cyane uretse iyi ndirimbo tuziranye we na Shaggy na ba Eddy Kenzo ndetse na Harmonize. Aya n'amafaranga menshi ko Kigali yashoye. Ese koko Kenisoro nawe aya mafaranga barayamushoramo bagira abahanzi babiri bari gushaka gushyitsa ku rundi rwego? Ntago ntekereza ko Kigali nk'umushoramari ukomeye iki kintu yabasha kugikora. Bruce Melody ntizirajya. Bruce Melody ntago aragera kuri rwa rwego twifuza, ariko ahise ashyiraho na Kenisoro. Ese kuko Kenisoro ari kuri rwa rwego twifuza, ya standard twifuza yo kuba yahaza iri soko? Mu Rwanda araduhaza pe, kuko tumubona mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye, ariko se baramufatanya na Bruce Melody bizakunde? Baramufatanya na Bruce Melody bizabashe gutera imbere? Iki ni ikintu cyo kwibaza kandi no gutekerezaho cyane nk'abantu bakurikirana industry ya music hano iwacu mu Rwanda. Yego, ku wa mbere Gashyantare umwaka w'2024 mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge nibwo Kenisoro yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Kunda Alliance Yvette, bari bamaze igihe kinini bakundana. Bimwe mu binyamakuru bifite amakuru ko Kenisoro n'umugore we bari kuzahita berekeza kuba mu gihugu cya Canada, dore ko ariho bari kuzatura.
iki gihugu cya Canada niho Kenisoro yatangaje ko we n'umugore we bari kuzatura bakagenda bakajya kwiyubakirayo ubundi buzima, tukajya twumva indirimbo za Kenisoro ariko yibereye hehe muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu cya Canada. Ariko ibyo byose mwibuke ko yabihagaritse nyuma y'uko asinyana na 1.55 AM. Ese Kenisoro ni iki bamwijeje? Ibi bintu wagakwiye kubyibaza. Byagenze bite kugira ngo Kenisoro asinye muri 1.55 AM hafi kandi yari ari hafi kwiyimukira ngo yigendere? Amakuru abanyamakuru benshi bagiye bafite yamenye nuko aba bombi basezeranye umukobwa atwite umwana wabo w'imfura. Murabyumva cyane, Kenisoro ajya gusezerana n'umukobwa yari atwite rwose. Umwe mu bantu baba hafi ya Kenisoro ubwo yaganirizaga abanyamakuru yavuze ko Kenisoro n'umukunzi we baretse gukora ubukwe kuko bitegura kwerekeza muri Canada, ariko amasezerano ya 1.55 AM yabakomye mu nkokora. Muri kubyumva ko yabakomye mu nkokora rwose. Yagize ati urumva Kenisoro yamaze gusezerana imbere n'amategeko, ahita atangira kubona akazi harimo amasezerano yo kwamamaza telefone yabonye nyuma n'ibindi biraka bigiye bitandukanye harimo ibitaramo. Ariko ibyo ntago byari kuba ikibazo cyane, ahubwo amasezerano yasinye muri 1.55 AM yaje ari rurangiza. Bamuhaye amafaranga meza kandi ahandi yari kujyayo kugira ngo yubake byari kuzamugora. Kenisoro mu by'ukuri ashaka amafaranga. Urumva ko byatumye ahindura ibitekerezo ako kanya kandi akunda umuziki. Murabizi pe. Rero abantu Keni abayeho neza ni ahantu akora umuziki neza. Ahantu Kenisoro ababayeho neza ni ahantu akora umuziki yisanzuye. Rero yahisemo umuziki uherekejwe n'amafaranga aho guhitamo amafaranga aherekejwe n'umuziki. Abajijwe kuba Kenisoro yararetse umugambi wo kwimuka yasubije atya. Yagize ati erega buriya Keni yakoze umurenge kunda atwite kuko ni nabyo byatumye atirirwa ajya mu bukwe kuko yumvaga ko bagiye guhita bimuka. Rero amaze kujya muri Reba yahinduye ibitekerezo, birumvikana ko 1.55 AM ahise imusinyisha. Ariko mu by'ukuri iyo ukurikije nk'umwanaliste wa entertainment uhita wumva ko mu by'ukuri Kenisoro ntago ikintu agiye gukurikira hariya ari ikintu kizateza imbere umuziki we, ahubwo ni ukwikorera amafaranga bitewe n'uko gahunda ye yishwe n'ari amasezerano ya 1.55 AM. Ubwo yabonaga ko nta kindi kintu asigaje gukora ari amasezerano aje ari rurangiza, kandi Kenisoro ukaba mubizi ko yikundira umuziki kuva na kera hose. Yagiye akora mu ndirimbo zigiye zitandukanye ashakisha gutera imbere. Murabizi nko mu ndirimbo ya Mani Martin yayikozemo umuziki yarawize, ari gukora ibintu yize. Bishatse kuvuga ko Kenisoro rero yagiye muri 1.55 AM yikurikiriye amafaranga bitewe n'uko ibyanga bikunda. We yashakaga amafaranga, ubundi by'umuziki ngewe bikaza nyuma. Niko kuntu nagiye mbibona bitewe n'uko Kenisoro rega yashinze urugo. Iyo washinze urugo uba wakira inshingano zindi zigiye zitandukanye. Rero Kenisoro ni umwe mu bahanzi bakomeye hano iwacu mu Rwanda tuzi, ariko ngewe nk'uko mbibona ntago Kenisoro ari umuntu wari wagakwiye kugenda gusinya muri 1.55 AM. Kubera iki ashaka iki? Ko 1.55 AM nayo ubwayo itaramara kubaka standard nziza y'abahanzi, ko itaramara kubalansinga abahanzi bose. Ese ino nzu ifite ububasha bwo kuzamura abahanzi bangahe icyarimwe ku rwego mpuzamahanga? Icyo kintu nawe wakomeza kukibaza. Coach Gael nibyo turamuzi, ni umukire afite amafaranga menshi pe, ariko ayo mafaranga afite ni umushoramari ashora no mu bindi bigiye bitandukanye, cyane ko basigaye bafite ikipe ya UGB nayo bashoramo amafaranga. Ni ibintu bikomeye cyane ukwiye no kwibazaho. Nubwo uyu muntu atatubwiye amafaranga Kenisoro yaba yarahawe cyangwa se igihe yahawe, wumvaga ko yahawe amafaranga meza bitewe n'uburyo babivuga, ndetse byashobokaga ko amasezerano yabo atarenza imyaka 2. Birumvikana Kenisoro yahawe amafaranga menshi kandi meza, ndetse hawe n'amasezerano meza aboneye.
buri muntu wese akishimira, kuko ntabwo Coach Gaël yari kwemera kubona ko Kenny Solo ni umwe mu bahanzi bafite isoko hano iwacu mu Rwanda. Coach Gaël yamaje kumutera ijisho, aravuga ati uyu nguyu nzajya mukura aya ngaya, Bruce Melody nawe mukura aya ngaya, Ruskan aya ngaya, Element aya ngaya, ngo abure kumushoramo amafaranga, abure kumuhereza kontra nziza imeze neza. Uwo rero ni Kenny Solo, nagira ngo mbabwire amakuru ari kuvugwaho kuri we uyu munsi wa none. Murabizi ni Iradukunda Junior Kevin, mbakunda kubi, mbahoza ku mutima kandi mbifuriza ibyiza gusa. Kora like, subscribe ndetse na comment, ukutubwire kuno ikiganiro wacyakiriye cyangwa se uburyo ikiganiro wacyumvishe. You know that I love you.